Muri iyi si turimo twese turi abagenzi, turahatana ngo turamuke, ndetse iyo tubonye abapfa hari ubwo twibwira ko twe tugifite iminsi. Dushaka ubutunzi cyane bihambaye, ndetse duharanira kubika za miliyoni mu mabanki, kugira imisozi n'imiturirwa, tukirengagiza ababaye, nyamara bugacya tubasiga ku isi. Ninde muri twe utazapfa? Ninde uzatura nk'umusozi ku buryo akwiye kuzigama za miliyoni nyinshi ntaho ducya bashonje? Twese tuzapfa duhambwe, tuzashyingurwa mu cyumba gito munsi y'ubutaka. Amatara atatse amazu yacu ntazaharangwa, ndetse na za tapi washashe mu nzu yawe ntizizaba zigihari. Uzaba usinziriye ahantu habi cyane, ariko hagukwiriye nk'isomo rya nyuma ry'uko ibyo waharaniye byose bikaguhesha ikuzo bidashobora kukugira icyigenge imbere y'Imana umuremyi wawe. Ariko we mushiki wanjye nawe murumuna wanjye, banza wumve impanuro za Jedi wanyu, ahari wenda zagufasha kwiyoroshya muri iyi minsi. Nubona ubutunzi n'icyubahiro bigusatiriye ndetse bikakuzenguruka, ntuzibwire ko urusa abandi bose mu isi, kuko umunsi uzagwa nk'ingati imennye, kandi abaguhanga amaso nibo bazifata ku munwa bagutangarira. Ntibazaba bakugirira impuhwe, ahubwo bazaba bagukwena, kuko mu gihe wari uri mu bushorishori waberetse ko udasa nabo. Iby'isi ni ubusa kuko bigira umumaro mu gihe gito. Nukuri n'umenye ibyo, ntuzongere kurakarira abambuzi cyangwa se ngo uvumire ku gahera abaguhuguza ibyawe. Oya, bareke baguguza ku kabanza kawe, ndetse iyo nzu bashaka kukunyaga uyibarekere. Ubundi usugira ngo bazayimaramo igihe kirekire, urupfu ruzabatungura baryamye, ruyibasohoremo nabi cyane ku buryo batazabasha gusohokana ibyo bitanda na matera nziza barunzemo. Nukuri mushiki wanjye nawe murumuna wanjye, zirikana ko iyo nzu n'ikibanza bakunyaga atari ubuturo bwabo bw'iteka. Erega ushatse wakigira mu byahise, ukamenya neza ko ubuzima bugeramo abandi, ko nawe uzakagererwamo kuko ntacyo barusha. Ngwino ngutembereze mu irimbi, nkwereka ibituro by'abicyubahiro n'ubutunzi. Bari bafite amasambu maremare akora ku mazi, bari bafite amamodoka meza, amazu y'akataraboneka, bazenguruka isi uko bashatse. Nyamara ibituro byabo dore byarengeweho n'ibyatsi, n'ubomekeyeho amakaro dore yaromotse andi aramenagurika. Buriya wa mukire watinyaga n'uryamyemo hano, kandi umubiri we warashengutse, ndetse bamwe bamaze kuba igitaka mu kindi ntiwabatandukanya nacyo. None mushiki wanjye nawe murumuna wanjye, niba bari abatunzi b'amazu y'ibiciro, amamodoka ahambaye, amasambu n'ibibanza binini barasasiwe akarengiti n'agashuka nawe wakigurira, bakaryamishwa by'iteka mu kabanza katarengeje metero 2 kuri 1, ikuki wabazwa no kudatunze ibya mirenge? Inama nakugira, fata ducyo ufite udusangire n'abashonji, ufasha abana babaye ndetse n'abandi barembeye mu bitaro. Uraba wiyubakiye inzu aho ugana, kandi uzanasanga ubutunzi wahashyize butarariwe n'inyenzi cyangwa umuswa. Warahiriwe ko ufite amaso abasha kureba ikuzengurutse, kandi ni ishyano rikomeye cyane kuri wowe kuko wahisemo guhanga ijisho ryawe bidafite umumaro. Ntushaka kureba mu nzira igana mu bugingo buhoraho, mbese urumva ushaka kureba abambaye ubusa ngo uhaze irari ry'umubiri wawe. Hari abandi batageze mu mahirwe kandi bakorera Imana babyishimiye, bakoresha intoki zabo mu gusoma ijambo ry'Imana. Bo bumva wabaha kureba, basoma Bibiliya na Korowani bakubye kabiri umwete wabo bahorana. Ibi biti, amabuye n'ikirere wowe ubona ukabifata nk'ibisanzwe, bo bazarinda bapfa bave ku isi batabashije kwibona na rimwe. Bumva wabaha n'isaha imwe yonyine bakareba iyi si banezerwa, kuko amaso yabo ari mu mwijima w'icuraburindi, nyamara imitima yabo yihanze amaso mu ijuru, kandi bazatabarwa. Nuko rumenye ko amaso itabahaye ikayaguha nta kindi wabarushaga, ahubwo wabihawe ngo uhimbaze Imana, kandi naho utabikora ibiti n'amabuye bizabikora. Wabonye akazi wica ku nshuti zawe za kera, ubu wabaye mushya ugendana n'abagezweho. Mbese urumva ko abatagafite ntacyo ufite cyo kuvugana nabo. Nugize ngashakisha nimero yawe kuko ya kera wayihinduye, uramuvugisha n'ijwi rirenduka ngo n'ijana yashyizemo rimushirane atakubajije byinshi. Amafaranga yaguhumye umutima, uti indangagaciro z'urukundo wahoranye kera mu bukene bwawe. Cyagiye mwotsaga runonko mugasangira, cyagiye ukirangiza amashuri bakagucumbikira ntacyo ufite, n'ibindi bikorwa by'urukundo byabahuzaga. Irengagiza abawe ukomeze wegeranye ifaranga, gusa naho watunga ya mirenge, igihe kizagera uryame ku gitanda mu bitaro bikomeye cyane. Uzajya wumva wabona uwicara impande yawe ngakuganirize, udatwarwa n'agatotsi urupfu rukakujyana. Mba wifuza uzakwicara impande, ntabwo uzabonamo babandi mwakundanye nako mwahararanye kubera amafaranga, kuko ntibazata akazi kabo ngo baje kwicara impande yawe, ahubwo bazajya bakora umuhuro bategure kugusura. Baze bitwaje telefone zigezweho, maze bajye bihengeka ku gitanda uryamyeho, bifate selfie bakwirakwize ku mbuga za internet zigezweho, berekane ko basuye umucuti wabo urwaye, mbese bumve yuko ari byiza cyane kuri mu bitaro bakaba bagusuye. Aho uzaba uryamye ntabwo uzaba ukeneye ibyo, uzaba ukeneye urukundo no kubabwa hafi.
kandi abana bato mwabyirukanye wirengagije nabo bazaba bafite ipfunwe ryo kukwegera kuko nyine waberetse ko ntaho muhuriye. Niba wumvise ibyo tangira kwiyoroshya uyu munsi, wituma ifaranga riguha umutima kuko wazataha imbokoboko ku munsi wawe wo kugendererwaho. Gushwana n'umuntu kubw'amafaranga ni ubuhumyi, iturufu Satani akoresha anesha umutima wa muntu, yagatuma agura ibyo kurya wifuza, ukagura imodoka, yewe ntunavunika kuko naho wayatanga wanga hari uwemera gukorera ayo make akaguha iyo mitsi ye ariko akaramuka. Ariko zirikana ko ku munota wa nyuma usozi yindi yose wamaze ku isi utazabasha kuyapakira mu isanduka ngo yajyane. Abarundi n'abarundikazi mwese aho muri ndabasuhuje kuko mwarakoze kuyita amahera kuko niko kazina keza gakwiriye ifaranga. Niba rero wumva ijwi ryanjye banza ushima Imana ko kuri kuryumva kuko ndabizi neza ko hirya no hino ku isi hari umuntu waryumvise ejo ariko wamaze kuva mu isi ubu ntashobora kunyumva. Wowe uracyariho urahumeka, ngaho fata utwo dufaranga kuri konti yawe umeho dusangire kandi ntibigutere ipfunwe, yazana uyasangire n'ababaye ndetse n'abashonje. Erega isi yuzuyemo ibyo kurya byinshi byaduhaza twese, ikibazo nuko tudashaka gusangira. Ubu wasanga uvuye iwawe umaze kunywa icyayi, mu migati waguze wariyemo umwe undi urawusiga, nyamara uwo wasigaje hari umwana ku muhanda wawuha akawusomeza amazi buzi agahembuka. Haguruka ufasha abatishoboye babayeho nabi, urwaza abarembye mu bitaro, wambika abakene n'indushyi, urengera abana kuko iyo niyo nzira yoroshye yo kugeza ubutunzi bwawe mu ijuru. Umuhanzi umwe niwe waririmbye ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Nibyo, nugira umuntu neza jya wihitira wigendere kandi uzirikane ku isi nta nyiturano igira, uwiturwa ineza nawe yayigiriye abagira Imana. Ariko wowe niba uzi ukorera mukora ushishikaye azaguhemba, nibitaba ibyo uzaba warabyiteka kuko uzaba waragiriye abandi neza umeze nk'ubaguriza ngo bazakwishyura. Niba uzi ubwenge rero umenya aho kwiba naho gusarurira. Mushiki wanjye nawe murumuna wanjye witoze kugira imbabazi kugira ngo nawe uzazihabwe. Ntugafatirane umuntu mu gihe ari mu makuba ngo umushinyagurire cyangwa igihe yakoze icyaha ngo umwereke ko adakwiye imbabazi kuko byanze bikunze ejo ni wowe. Ni gute ukosa ukigirira imbabazi wajya mu byago ukigirira impuhwe ariko ntiwifuze kubigenzereza abandi? Haranira kubaka imitima y'abantu aho kuyisenya kandi yangiritse uyisane, uzaba ubaye umwubatsi mwiza kuko uzaba wubatse urusengero Imana ishaka. Uzaba ukojeje isoni Satani kuko haranira gusenya no kurimbura. Nuko rero uhereye none ufata umwanya witekerezaho cyane, wumva icyo umariye abandi kuruta gutekereza icyo abandi bakumariye. Usuzume ibyumba by'umutima wawe n'abashyitsi wabicumbikiyemo ko bakwiriye. Nusanga haryamyemo abashyitsi b'ubwibone, ubusambanyi, urwango n'abandi bashyitsi babi, ubahambirize hakiri kare ukoropa inzu yawe uyihanagurisha amaraso y'umwana w'intama. Satani abayeho ubuzima bufite intego, afite icyerekezo kimubereye ariko kinyuranye no gushaka kw'Imana. Ese urashaka kumufasha kwesa umuhigo we cyangwa ushaka kuba ku ruhande rw'Imana? Mushiki wanjye nawe murumuna wanjye, reka nkubwire ijambo rya nyuma. Wituma Satani aguhikiraka mu kazi ke ka buri munsi. Nitwa JD wanyu ndabashimiye. Ntimukenere kuba imyasi Satani akoresha acana umuriro w'ikibi. Niba wumva ubutumwa ari icyo bukunguyeho mu buzima, kimbwire kandi ukore subscribe. Kandi niba ufite ubukwe muri iyi minsi ukeneye sale nziza, dekorasiyo utigeze ubona ahandi, imyenda y'abageni, bimbwire nonaha uratungurwa. Tugufasha muri gahunda zawe zose z'ubukwe kuva kuri sale, dekorasiyo, imyenda, amafunguro, amafoto na video. Wanadutumira tukagufasha no mu bindi bihe nko kwizihiza umunsi wawe w'amavuko, gushyingura uwawe ku buryo serivisi yose wakenera naho yaba ari imyenda yihariye ushaka ko tuyigukorera mu buryo buhendutse, nabyo turabigukorera. Nyohereza ubutumwa kuri WhatsApp gusa kuri nimero 073 29 30 534. Nimero idahamagarwa ikoreshwa kuri WhatsApp gusa. Murakoze, mugire umunsi mwiza.